Yes, reka mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuye mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu n'isi Jesus TV ndetse na Laila Wiz Show. Hello. Meze neza. Wow. Yego, tuhita dutangira twibutsa abantu mufite amazu meza, muba mu mazu meza cyane ahenze. Ariko mudafite amazi ashyushye. Reka tubibutse ko dufite device zikoresha imirasire y'izuba, litiro 150, ikoreshwa kumarana iminsi 3 amazi ashyushye. Hanyuma ushobora kwishyura mu byiciro, tuguha garanti y'imyaka 3, tukaguha n'umutekinisiye ukwenstarira ku buntu. Hanyuma ibintu bikagenda neza cyane. Iyi device rero bifiteho na paratoneri cyangwa se umurinda nkuba, ku buryo iyo ushyize ku nzu yawe nta bwoba bwo kongera kuvuga uti inkuba yamirabyo bimwe bimaze iminsi bihahamura abantu bikubita abantu, inkuba ntiyongera kwegera inzu yawe kuko iba irinzwe ibiriho paratoneri. Wahamagara kuri 0788 359 cyangwa kuri 0782 00 tuguha na promosiyo yo kwishyura mu byiciro iyo utabashije kwishyura, kandi nabwo igiciro ntabwo kiremereye cyane. Nk'umuntu uba muri renti ya miliyoni, rwose y'inzu ya miliyoni cyangwa se mu gihumbi cy'idolari, ashobora no kuvuga uti bose ko nta mazi ari hashyushye waretse uko kwezi ayishyura iriya device ko n'ubundi izaba isigaye ku nzu yawe, ubutaha tukabibarana gutyo, ukaba ahantu hari amazi meza ashyushye, woga amazi ashyushye. Yego, tunabibutsa gahunda y'uko dufite n'iyi nzu. Iyi nzu muri kubona nayo iri ku isoko. Iyi nzu muri kureba kuri screen zanyu iri kugurishwa, iherereye Kicukiro Kanombe ku Gasaraba, ni munsi y'ikibuga cy'indege ku muhanda wa kaburimbo, muri quartier nziza cyane. Iyi nzu ifite abaturanyi bazima pe, uyiguze waba uturanye n'abantu beza, n'utugeretse gusa nk'uko uyibona. Nayo igeretseho icyumba cyo hejuru, ifitemo ibikoresho bishyashya, nayo ubwayo ni shyashya. Ushobora kuyigurana n'ibikoresho bishaka cyangwa ukayigura yonyine. Wahamagara kuri 0788 359 cyangwa ukaapproachinga Slim Jesus kuri 0782 00 umwe muri twebwe washikira yakugeza kuri iyi nzu tukumvikana. Njyewe personally mbemere discount ya 2% kuri iyi nzu. Yego, kuyo bazaguca. Nanjye mbemere discount ya 0%. Nawe yes, reka none tuhite twinjira mu kiganiro aho cyacu. Dutangiye twamamaza inzu, urumva none ibijyanye na real estate, tuhite tunikomereza ku mutipe uri hano hanze wo bita Chita Magic ndetse aho n'Akasuku. Ibyabo hano hanze ngo byakomeye, nabonye byakazi ibintu byabo. Bwa mbere nabanje kugira ngo ni bimwe by'imihanda, ariko nabonye biri very serious than we think, kuko nimba abantu bashobora kwicara bagaterana amagambo, buri ikiganiro cyakozwe ari kimwe, ikindi kikagisubiza, ikindi kigaruka, ibintu biba byabaye guterana amagambo. Reka dutangire gutya, tubagezo ni inkuru mbi, ni muri babaje uwo bita Kasuku. Muri kano kanya amaje gutanga ubuhamya ko ashobora kwiyahura. Ariko reka mbabwire ibi bintu tubamo, nyamara pe Kasuku Jesquiza Kasuku ya mwami w'abagore yagize ati, ntimukambone mpora nseka mugire ngo niko no mu buzima busanzwe bihora. Hari naho ngera nkarira, ibisinjya mbizana kuri social media kuko nicyo bita umugabo. Bavandimwe rero nabamenyeshaga ko nkorerwa menace ihambaye ku buryo no kwiyahura mbishoboye nabikora. Don't call me or text. Nizego numva aya magambo Kasuku ashyize kunuza anteye ubwoba. Ni ubutumwa yageneye abakunzi be. Yabwiye n'abantu ngo mwimpamagara cyangwa ngo munyandikire. Nize kuki abujije abantu ko bamuhamagara cyangwa ngo bamwandikire. Shaka ari gusezera ku isi. Ko Kasuku yava ku biryo turebye nabi. Kasu industry itarimo wirakapfa, ntukagende tukakubure papa. Ibyo yabikoze nyuma yaho yaramaje gukora live. Yemereye cyane, baramuhamagaye tava kuri live, ariko nanone twibaza uyu Kasuku ubu butumwa yageneye abantu be. Hari abantu mujya mubona bakomeye wa mugani, mukagira ngo bo nta mitima yo kuba barabagira. Abantu bose, umuntu wese uremye mu nyama n'amaraso, umuntu ngo ndakuvuga ikiremwa muntu cyose uko yaba ameze kose, urwego yaba ariho rwose, aba afite umutima ukomereka.
bafite n'umutima ubabara. ntuzibwire rero ko uzamubabaza rimwe, umubaze kabiri, umubaze gatatu ngo wumve ko ibyo bintu bitazamukoraho. bimukoraho ahubwo hari igihe abantu baba bafite umutima ukomeye wo kwihanganira ibyo bintu, ariko bidakuraho yuko kwihangana cyane gushobora gutuma umuntu isaha n'isaha afite ibyemezo bigayitse. birimo n'ibingibi Kasuku ari kuvuga ati bishoboye ntanakwiyahura. ntimukagire ngo hano umuntu aba ari gutera impuhwe, kuko Kasuku ntabwo agamije kubateraho impuhwe. ni umuntu uba uri uvugisha ukuri, arakubwira ati nkunde nubishaka, nutanabishaka ubirorere. ati inshuro nyinshi ararira, aba ari kurira. rega buriya izi mbuga nkoranyambaga sinkubeshye zitera depression, twese bitubaho rwose. Kasuku ntabwo navuga yuko ibyo avuga bitari byo. ibintu Kasuku avuga 100% nibyo, kuko abantu benshi tuba kuri izi mbuga nkoranyambaga agiye ukubitana n'umuntu akagukorera ibintu, akagukorera ibishitani. Yego. ukibaza atari ku bundi aba bantu ni abantu mbana nabo, ni inyamaswa, ukayoberwa ibyo ari ibintu. Kasuku rero yavuze birashoboka cyane ijana ku ijana. Yego. uyu Kasuku rero ubu butumwa yageneye abakunzi biwe, urumva ko arimo avuga ngo ntibakabone ahora aseka. mu gihe abantu benshi bakunda kumubona kuri social media bakamubonamo igicucu, ikigoryi, nkuko uhabita ntuzayavuze, ariko warabyumvisha ibyo kitavuze. ngo uyu Kasuku ngo afite abafana be ngo yita ibigoryi. ndi mu kiganiro, please komeza. ntabwo aba bita ibigoryi mu bundi buryo. reka umuntu uri muri background uri kuvuza ibintu navaneho. yego. ntabwo aba ari kubita ibigoryi mu bundi buryo. akomeje, ntabwo ntekereza ko Kasuku urwego rwe, ubwenge afite, yafata abantu bamukurikira bamwinjiriza, bariya nibo bakiriya be, ngo abite ibigoryi. kuko buri wese agira ukuntu akora akazi ke, aba anafite n'ukuntu abanye n'abantu be. rero umuntu ntakaviriya ngo aze kwivanga muri bizinesi z'abantu, ashake kumuteranya n'abantu. buriya nibyo Kasuku yavuze kare, numvishe ikiganiro cye ndagikurikirana live yakoze, mbona ko Kasuku ibintu avuga 100% ni ukuri. wa mugani uraza kudekiriva kwinjira mu kazi k'umuntu ngo abantu bawe bagukurikira ngo ubita ibigoryi, nawe ubatutse kandi bamukurikira nawe baragukurikira, sibyo? kandi yenda wabivuze ntabwo abivuze akomeje, abyegereje umutima, wowe uje kubikonfirima, ubwo se urumva umubarinda. Kasuku abantu bamukurikira afite uko abanye nabo, afite uburyo buraga nabo, sibyo? we rero nkawe ukaviriya abantu bakasuka uko babanye nawe, ntabwo ariko babana nawe, nako bagufata wowe ukaza kubyemeza. wowe ni wowe utukanye, wowe ni wowe ututse abo bantu ko ari ibigoryi. nyamara Kasuku we ntiyabatutse, ahubwo yarabra. nese ubwo nkubwenda ariko buri cyana kibi, sibyo? ndagututse. tuba tuburaze nk'umuntu dukorana, nk'umu workmate n'ibiki. uko tubanye bitandukanye n'undi muntu mutaziranye uturutse iriya yabikwita, ibyo abagututse. rero ni ibintu Kasuku aba yavuze, rimwe na rimwe aba yabivuze, aba yabivuzeho baraza nabo ubwabo bakabyemeza. kiriya kintu Chita yavuze cyanyeretse ko koko ari wa muntu uba ushaka iteka ukoma amashyi. ni nkoma amashyi ku bakire, ni nkoma amashyi ku bantu ashaka gucama akatwazaho, urumva? kwereka yuko wari umuntu mwiza, kwereka yuko aba ari we muntu uri seriye, kwerekana yuko biriya bintu ntabwo bro. abantu buri kubwira baba bagusoma intekerezo, jya muri comment section. ariko nanone tuganire dukurikije wenda ibyo Chita yavuze n'ibyo Kasuku avuga. uyu Chita iyo bari gupfa ngo akazi ngo bagiye kwaka ngo bita kwa marishari. ariko se nanone twibaza, uri umukire, ni gute uhereza umuntu akazi ko kwamamariza, ajya kwamamaza mu bantu yita ibigoryi? urumva wowe wakamuha? ariko se wowe urakoze cyane kumpa urugero kwa marishari. ahangaha ndahita nguho ingero ebyiri z'umufiririzo. kwa Kasuku ho ndeke kwinjira kuko bagirana ibibazo sinarindi, urumva? ariko reka ninjire ku kibazo kigize kubaho hagati ya Yago na Chita. Yago yigize guclaiminga kuri social media ko Chita Magic nako Marshal Rio Estate bamwemereye ikibanza mu gihe bari mu gitaramo cya Yago. ikibanza koko barakimwemereye, turabibona twese, byaciye muri media muri Kigali. yagarategereza nk'umuntu rero wamwemereye ikibanza cyemereye ku mbuga nkoranyambaga, ugomba kwibukiriza hehe? ku mbuga nkoranyambaga. tugiye tubona Chita aje kuba umuvugizi wa Marshal Rio Estate nk'aho ari we
nk'aho ari we CEO wa ntuzi ari uri kubazwa ikibanza nk'aho ari urimo urakibaza erega ibintu birakomera araza yigira umuvugizi ni ikintu kikwereka yuko uyu Chita ni umuntu iteka uhora wivangavanga mu bintu by'abantu urumva akahora yivuruguta mu bintu by'abantu ashaka kuvuyanga ibintu byose yigize umuvugizi yigize umuntu w'umunyabwenge yigize imvuga kuri urumva kandi biriya byose ababikoze ashaka kwigira inkoma amashyi y'abakire yego ntabwo navuga yuko aba yabikoze kubera urukundo rundi kuko none se kuva ryari umukozi yabaye umuvugizi w'ikintu ariko Chita ni wa muntu sibyo reka ngusobanura ukuntu kari akantu nakabonye akimara gukora biriya bintu kwa Marishari ugize uti Chita nuza Chita agikora kariya kantu kwa Marishari nahise mbona ko Chita ari nka wa muntu ushobora guhereza karibu mu kantu gatoya agahita yigira nyir'urugo ushobora no kumuha ikaze mu rugo iwawe yagera agahita yigira nyir'urugo ibishatse kuvuga ndashaka gusobanura uburyo ki yakoranaga na Marishari kiragiye ariko ahita yigira umuvugizi hari ukuntu uza mu rugo rw'abana hari ukuntu uza mu rugo rurimo abana nari ndi kuvuga hari ukuntu kera nk'umwana wajyaga gusura nk'iyo ugiye nko mu rugo rw'abantu ngo biraba ukaza rwose ugafata nk'agaterekomande ukabona umwana araje ati telekomande yacu tuza kwihanisha urabona nkurikije ibintu Chita yakoreye yago cyagihe cyo kwigira umuvugizi ati mvira kuri Marishari timvira kuri Marishari wanjye nk'ahari se urumva ikibanza cyacu ntacyo togo ati mvira kuri Marishari wacu hari umuvugizi we kandi yari umupagasi nk'abandi yamamaza ibyo hariya kwa Marishari yari umukozi nk'abandi ashinzwe kwamamaza ntabwo ari umuvugizi ariko yago yisaba ikibanza aje kwigira umuvugizi kwitangura no musubiza yago nk'aho ari we Marishari mwenyewe noneho nkanakubitaho n'akantu Kasuku yavuze kukuntu ngo yajyaga agenda akajya gucomeka ababosi ababwira utuna turiya none agafata abantu akabacomeka atazi ni kwa nawe bari atanita pe ngo naye ari inshuti magara narebye mbona Chita imyitwarire yimeze hari abantu ushobora kwinjiza mu rugo rwawe yagera mu rugo agatangira gutanga amategeko abantu bameze nka Chita bakora ibintu bimeze biri ni nko kumuha bya bindi bitaga ngo bamuhaye ngo mushyo ngo yongereho na munyegera mutamwa yongeraho ngenda yes ngo bamuhaye butamwa ngo yongeraho na ngenda ni ukuvuga ngo umuha response umuha akantu gato gusa ukora ikosa ryo kumuha access ku bintu byawe ahita yigirana urebye nabi yanakwirukana ku kazi niko bene aba bantu bameze bikitagiye afasha abantu ni ukuvuga ngo ni ba bantu ashobora no kwinjira mu rugo rwawe yagira agatanga gutanga mu itegeko n'amabwiriza ati madamu ko utari guteka inyama kandi abashyitsi baje kandi atari nyir'urugo uyu kitagiye afasha abantu benshi mu bantu agiye afasha reka mbaze tubiretse buri umuntu uteye gutyo ntabwo ubufasha baguhaye yewe mbwita ubufasha iteka buba buri mu nyungu ze no mu mipangu ye ngiye kukubaza ikibazo uyu Chita Magic ubu ngubu muri iyi minsi uri kwarizwa muri filime bita Ibanga filime ya Nyambo na Kiramani yego niwe muntu wa mbere wafashije couple ya Nyambo na Titi kumenyekana cyane ntiyacuruzaga nibwo yacuruzaga ko atafashije ba nyirabyatsi na ba sebyatsi tutazi ko yatagetinze couple tuzi bakunda banareba ariko ibintu by'imihanda turabizi winjijisha kandi nawe urabizi ntabwo yafashije Nyambo na Titi ahubwo Nyambo na Titi Brown baramufashe turaza kwibaza rero nyuma yuko Nyambo na Titi batandukanye bari bazwi ko bakundana uyu Chita yaje kwinjira muri filime Ibanga akundana na Nyambo uravuze ngo kabarira system kabarira inkuru ya kabarira ntago nyizi kabarira itariki hari ku itariki 2 z'ukwa munani yego iyo nkuru nzi ko banarimbye indirimbo yayo hari ya mbere z'ukwa munani ni ya mbere kwa munani ebyiri ya mbere z'ukwa munani nibwo bavuze oya nebyiri ya mbere z'ukwa munani nibwo bamubwiye izina ni ya Medi na ebyiri rero ebyiri z'ukwa munani ebyiri z'ukwa munani kabarira yagiye kwerekana umukunzi nk'ubu ko Korode w'inshuti yawe yaguca ati siri washinzwe nkajya kukwereka tukajyana nkajya kukwereka sheri wanjye wagerayo ugatusi
kumusimbura icyo cyabaye kwa Kabarira. Kabarira yateye agapapu wari wamujyanye ngo ajye kumwereka umukunzi. Neza bavuze ngo ibyo byabaye kwa Chita Magic. Abantu bashobora kubivuga ati hari n'abantu bagiye kubona batera muri comment bati ngo Chita niwe wateranyije ngo Nyambo na Titi. Ibi byo ntabwo nabyemeza, nta nubwo ari nabyo. Yenda ushobora kuba na Nyambo mbona Titi batari bari mu rukundo, ari bya bindi by'amaco y'inda yo kuri social media ngo abantu bicururize. Ibi byo ntitwabimushinja, ariko reka tuvuge ku bintu birireye abantu bahora bamuvuga. Buriya umuntu navuga ngo uriya muntu si umuntu mwiza, uriya umuntu akora akantu kameze gutya, icyo kintu tujye ducaho akarongo duceceke twirebe. None si uko batoranyijemo Chita Magic watavuze Slim Jiza ntaba kuri social media. Chita yagoya mu bantu ya mentioninze igize kumuvugaho, ariko we acakura navuga ati nubwo bimeze bitya ati ateye gutya na gutya. Kasuka mugaruka ariko Chita no kugenda uteranya abantu sobekamo akantu ko kwangisha abantu ababosi ubimisha akazi, sibyo? Ako kantu turakabona. Twongera kukabona kwa Yago igihe yigiraga umuvugizi yanga yuko Yago arwanya yuko Yago ahabwa ikibanza ari yemerewe na Marshal Rio Estate. Tutangiye kubona ko buriya uzatinya ikintu kivuzwe rimwe kabiri. Umunyarwanda yaravuze ngo induru ntigivugira ubusa hehe ku musozi. Chita ntabwo ari we zina riremereye kuri social media. Dufite ba Sabe buriya nubwo mu mwita ngo n'umwana mubi, ariko bro indabo zawe baziguhe. Sabe akora utuntu twe. Buriya Sabe impamvu munamwita umwana mubi, we aproteje inyungu ze, kandi ibyo si ubwana bubi. Sabe bamushinja akantu kamwe gusa, kahise kangwino ndebe. Nise ngwino ndebe si umugore, Sabe si umugabo. Ntibinatureba, nta nubwo tugomba kugendera. Si sinabirekana amakosa ndi umugore wa Sabe mvuge ngo yanciye inyuma, sibyo? Nta nubwo musaza wanjye yashatse ngwino ndebe ngo mvuge ngo musaza wanjye bamuciye inyuma. Tujyana amazuru ngo bitatureba, nta nubwo biturabiri kandi aranamaze. Sabe rero ntabwo turamubona mu itiku ryo kuba ngo yagambaniye umuntu muri ubu buryo agamije kumwambura akazi. Kuki Chita Magic ari mugarukaho ngo kugamba niba wenyine ufite izina riremereye kuri social media? Buriya uzatinya ikintu kivuzwe n'umuntu umwe kikavugwa n'umuntu wa kabiri, buriya ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Nigeze kumva, hari amakuru nigeze kumva muri ya nkundura ya Sabe. Ya nkundura ya Sabe na abantu bakanibaza tukiri aho ngaho. Abantu bari baje bati kuki uyu Chita yaje akazajya akora ubusesenguzi ku nkuru ya Sabe. Namona Kasuku yabigarutseho. Kasuka guha amakuru numvishe, gubanza we ntayo wumvishe. Hari ibintu byavuzwe igihe numvishe ngo buriya mugore ngo yabanje gukundana na Chita. Ngwino ndebe ni ibintu byavuzwe sinima mbyemeza hano. Urumva ngwino ndebe ngo yabanje gukundana. Kasuku banza kano kantu nta kazi yaza kukamenya, ntabwo ari kumuhereza. Yakundanye na Chita, ngo yabanje gukundana na Chita bigahurese n'inkuru ntigeze. Noneho buretse noneho Sabe ukari yari we boss. Buriya Sabe afite amafaranga kurusha Chita, buriya ni nawe boss wa Chita. Ni nawe wamuzanye. Amubwira atari ko sha uzi ko ndi boss. Noneho se ko uzi ko ati reka tugire aba atanze imodoka ngo naba arateranyije abagabo aranamaze. Wese ntabwo wajya hari akantu uwo ari wo wese. Sabe yagiye hari iki? Aba yanabikoze namubwira ni uri umuntu Sabe yaragiye hari iki? Yari umunezero. Happiness, wanyimye happiness. Ni ibintu numvishe bivuga ngo buriya na karitije kari hagati ya Sabe na Chita bapfuye umugore. Ibintu numvishe bivugwa, byaravunye bivugwa, ntabwo mbyemeje hano. Sabe na Chita bakaba barapfuye umugore. Buriya abagabo ngo burundi bafite ibintu bitatu. Niyo mahame y'isi. Abagabo bafite icyubahiro, amafaranga, umugore. Ibi bintu bitatu umugabo buryana kunyuzamo isasi. Buriya umugabo warya nubwo byaba ari icyo ukarya ukabimara, nubwo yaba ari amayoga aheze ukarya ukamucura, ukarya ukanywa ukamucura. Ibyo rwose arakubwira ati bro it's fine. Ibiryo niyo waza ugasanga ari abiteretse ukabirya.
n'ibiryo wabitetse ukabirya ukabimara ugati bro wari ushonje nta kibazo bro magana amabiga ati inzoga zihenze ati nta kibazo ariko ku mugore bro ni sasa ari gushyiramo ku mafaranga excuse hari abantu bajyaga bibaza ku cyubahiro ubundi abagabo ngo bati ibintu bitatu gusa umugore amafaranga cyubahiro ibyo bintu bitatu iyo ubikoze umugabo mugenzi wawe bro n'ubuzima wawe uhasiga nuko ngo biteye akaba aricyo cyatumye Chita na Sabe batandukana narabyumvisha burya ngo bapfuye nde umugore umwe ngo yaraterese niwe wibo banje gutereta undi ngo aza gutereta ibyo bintu nabyumvishe muri ya nkundura hanaga ibintu nukuri ariko nkanibaza wa mugani kubera iki aka kantu ko kuva ngo hajemo kutumvikana kinyuma ahubwo nyuma zira muri ariko bazana ibintu ngo Chita na Sabe barashwanye none ze badashwana wowe ntabwo wabonye wowe ari wowe inshuti yawe abantu bose babona ko ari inshuti yawe ubu ntabwo dukorana muri workmate wanjye ntabwo abantu bose babona yuko utangambanira ntabwo abantu bose babona ko ntakugambanira ejo nje nkavuga ibintu byawe nkanagusebya ntabwo abantu bose bakumirwa we ntiwababara muri kiriya gihe Chita ntabwo yari gukora inkuru zigenda zijugunyamo akantu ariko ari kugeza avuga ati jyewe Sabe ni inshuti yanjye dore ukuri kw'ibintu nguko akabeshyuza akadefanda umugabo mugenzi we aho yaguye akarenza n'iki twatsi none yagiye kuri cya gipangu asimbutse we agira gute arorosora utwatsi avanaho kandi yagombaga kudushyiraho umugabo w'umunyarwanda uvuga aho umugabo kandi buriya cyane ko Chita buriya ni umwe mu banyamakuru bakomeye hano mu gihugu nina afite big influence ikintu yari kuvuga wari kuyoboka ariko yaricaye areka abantu babaga Sabe ukwezi kose wa mugani wa Chita ati babaze Sabe bro kandi koko baramubaza kandi Chita yaza akanavuga ati uriya munsi Sabe twari turi muri ibi n'ibi byari kuba birangiye yari kuba arwanye ku muvandimwe ariko yaracecetse aho bakajyanagamo akantu ati n'ubundi uzi ko buriya Chita ibiganiro yakoze byagiye bihereza trace abayutuba hari abayutuba nzi bagiye bahera ku bintu Chita yakoze Chita niwe muntu tugomba gukuraho content bagiye bahera ku biganiro Chita yakoze babaga Sabe aragenda ararwara ntitwanabona n'ahantu Chita akora ikiganiro nk'umujama we avuga ati twihanganishije yari no kunyomoza kariya kantu kuko bavuga ngo Sabe ari mu kagare kandi ataregeza akajya kandi ari inshuti bro urebe ngo buriya umwanzi wawe muba muri kumwe mbirimbiri ibintu ntabwo mbyemeje ariko ntibivugwa ngo buriya umwanzi wawe muba muri kumwe too close hafi yawe niyo mpamvu ngo abategereje abari hafi yawe gutegereje igihe kuvugwa ngo nawe akuyeho agashamba akureho ubwambure bujye ku karubanda buriya muri ya minsi sinemeje simvuze ngo ibyo Chita yakoze ni amakosa yacuruje nk'uko abandi bayituba bose bacuruje sibyo ariko ibintu yakoze nk'inshuti ya Sabe yabikoze mu buryo butari bwo yagombaga kwica buriya Chita iyo yicara muri iriya minsi akavuga ati njyewe nk'umuntu wa hafi wa Sabe mbahe n'ibimenyetso yashaka akazana n'ifoto ya kera beshya akaza akanavuga Sabe twari turi kumwe kuri uyu munsi muramubeshyera twari kwirengagiza ari amashusho yose twabonye tukayoboka ibyo avuze ariko icyo kintu ntiyakikoze ngo arwane ku muvandimwe we ahubwo yarazaga akisesengurira nk'abandi bose tugakurikira trace y'ibyo yavuze tukaza twavuga ati Chita ubwo yavuze kuri ibi ati buriya bimeze gutya tugahita tubyinjiramo ariko abantu benshi baranamunengaga bati Chita kuki ngo ari kuvuga kuri Sabe ngo akazana runaka ngo akamunenga nyine yakomeje kubikoramo ariko yakoze kinyamwuga kwanza ahubwo reka tumushimire yakoze kinyamwuga Chita ese nimba ibyo yakoze ni kinyamwuga ariko si gishuti
buriya ibyo yakoze kinyamwuga nuko yari azi ko inkuru ivugwa ari ukuri ahijyana kinyamwuga nyine nk'umunyamwuga ariko nk'inshuti by'ubunyamwuga uba ubishyize ku ruhande niyo mpamvu aho naho buriya ugambaniye inshuti yagutekerezaho ahantu atakoze kinyamwuga ni kuri yago gusa kuri yago yari ivanze ntabwo yagomba kuza kwigira umuvugizi wa Riyo Estate come on biriya bintu byababaje n'abantu benshi na n'ubu kano kantu turakibuka yago yaranditse ku mbuga nkoranyambaga ngo yanditse kuri Twitter icyo gihe ubu ni X arandika ngo atamaso yaheze mu kirere kuri Riyo Estate Marshal Riyo Estate mwamaye ikibanza ariko ntacyo mwamana ariko amaso yakoresheje iryo jambo ngo amaso yaheze hehe mu kirere nta n'amasegonda yaciyemo bro kitahise aza gusubiza nk'umuvugizi wa Marshal ko byarangiye n'ubundi yago amusubiza mu buryo buri hashi buri sensitive bukomerekeje abantu benshi turanikanga atari ku bundi ucita we ateye aturuka ko ari uwamamaza nk'abandi bose kuva ryari umuvugizi wa Marshal Riyo Estate icyo gihe byabaye na saga yego ari naho nahise mbonera ko bishoboka ko ibyo Kasuka avuga ari ukuri uyu cita hari ukuntu agenda agateranya bagenzi be kuba bosi kugira ngo we yibonere ibiraka buriya hariya ko ari nko gupuruvinga Marshal igihe burya nanakuvugira bro ati ngiye naba n'umuvugizi wawe burya n'umuvugizi wawe kuri social media Marshal afite amafaranga menshi asundi Kasuku ko ari muri Amerika ubundi abaje abarwana n'iki ubundi Kasuku ko ari muri Amerika se bikora ko ari umunyarwanda none ko abandi tuba dutegereje amafaranga y'aba diaspora Kasuku ari kuza kurwana amafaranga ariko afite uburenganzira bwo gukora amafaranga mu buryo bwose abishakamo oya Kasuku aranaho nanone birabyo ntabwo bari ibyo ugomba guhigira buriya Kasuku buriya reka iki kintu tubanze tunamukire Kasuku credit indabyo zayibaziguye muri comment section hari ikintu kimwe nkunda kuri Kasuku kuri muri influencer wese anamuza akoze nkawe rwose twatumeze neza Kasuku ajya duzibishiriza abantu badasobanura ajya tubagira ibigarasha bro hano nkavuga ati Kasu indabo zayibaziguye kumara kubaga ikigarasha ngize akaza kabaga kita bata bakoze ibintu nimba yigize nabi ariko kuvugisha ukuri yakagumye gukorana na Cita ahubwo bakabaga abo bantu none Cita nimba adashaka gukorana nawe ntabwo Cita akwana n'umuntu ufite abakunzi yita ibigoryi nakubwiye ngo afite uburyo akora uretse genda gake ahindutse ate agomba guhinduka none se wowe ukora kimwe na Cita imikorere ya kuri channel yawe ntabwo dukora kimwe kuri platform yawe ntabwo dukora kimwe none ushaka ko Kasuku nakora nka Cita agoye buri wese agira imikorere ye afite n'abamukurikira uburyo babanye n'imibanire yabo kandi baranabimukundira sibyo kandi Kasuku abantu bamukurikira bamuzi ko ari uwo nguwo nyine sibyo baranabimukundira baranabyakire baramutse batabikunda bakora unfollow bakagenda sibyo niyo mpamvu mubwira ngo dukwiye gukura amazuru muri business z'abandi bantu buri muntu wese aba afite ukuntu abana n'abantu be aba afite ukuntu aciringa n'abadama be afite ukuntu aciringa n'abamukurikira azirongaza akora ikiganiro wamugana akabita ibyo ngibyo bakagaruka bakongera bakakireba nuko batabufata ose reba babibona ko babikoze nka brand sibyo Kasuku ntabwo ari kuri level yo kwita abantu bamukurikira ibigoryi kuko azi akamara abantu bamukurikira bamufitiye Kasuku bro we genda nakwemera bro man Kasuku ni umunyabwenge azi abantu bamukurikira ko ari bo bakiriya be sibyo Kasuku azi ko abantu bamukurikira ari bo bantu bamwinjiriza ntabwo rero yabura ubwenge bwo kubita abantu be babita ibigoryi abenshi bakunda kumwita ngo kaguru ariko Kasuku kwese ntabwo badutuka se kandi twa twabaye ibintu bizima ibyo ni ibisanzwe kuri social media kuri platform n'igihe ukubitana n'umuntu avuye iyo ngiyo atarasanwa no gukuri ataranakora subscription akaza akagutuka ni ibisanzwe ibyo turabyakira ko twarabyiyemeje ariko ntibikuraho yuko ibintu Kasuku aba yavuze ababikwiye nta nubwo Kasuku buri agira umutima mubi njemaje kubyitegereza nkurikirana ibiganiro bye byinshi Kasuku nta roho mbagira abonye na Eva John nta roho mbagira abonye na Eva ari kumushimira ati Kasuku yarambaza ariko kimishwa n'uburyo yambaza yawe ngo papa bro none se nimba umuntu nka Eva John uzi n'ibiganiro yamukoze ashaka kuza akavuga ati giye Kasuku nta roho mbi nta birenze ako Eva John ni umujama azi showbiz cyari ntago bifata ibintu ngo abyegereze roho abyegereze umutima ureka abantu bavuga ngo shize ngo defensive measures bro who are you defensive measures defensive measures zibyari
none se ubu urwego rukomeye cyane rw'ingabo ruzashyiraho defensive measures kugira ngo abanzi b'igihugu batadutera, wowe defensive measures ushyiraho n'iziki? nizazashyiraho uwo ariko defensive measures nimba wazikizeho ugiye muri gukora iki? Kino kibazo reka nkibazo wavuze rino jambo, nimba washyizeho defensive measures muri ribu ugiye gukora iki? Birasobanura ko urihagije. Ubundi umuntu ufite capacity urumva yo gushyiraho defensive measures aba yihagije, nta n'uhantu agomba kujya kurega, sibyo? None uvuye kurega muri ribu uragarutse ngo shyizeho defensive measure. Iyo kitavuze ni nk'izihe? Abashatse kuvuga iki? Bisobanura ibintu byinshi hano. Ukasuku nati Defensive measures reka bisobanure mu rurimi rw'ikinyarwanda twese twumva, ko abantu badukurikiye bose ntibumva ururimi. Babishatse kuvuga ngo nshyizeho ingamba z'ubwirinzi. Ingamba z'ubwirinzi zirimo gushyiramo abantu, gushyiraho abantu bakumira, no kujya ya system ya Pastor Mutesi yo kohereza runaka ati uyu muntu genda umusubisha ibiganiro. Ushobora gushyiraho bino bintu. Buriya hari abantu bakoresha ijambo batazi icyo bisobanura. Yari yatanze warning. Ushobora kuvuga uti nimba utangiye kunyataka cyangwa ukata ku muryango wanjye, reka nze ngana inzego zimufasha, kuko dufite inzego zidufasha. Ariko hano mu Rwanda ntabwo dufite abantu cyangwa se umuntu ku giti cye ibyo ufite uburenganzira bwo gushyiraho imbago. Bivuze defensive measures bisobanura ko washyizeho imbago n'ibirinda umuntu kuzongera kuvuga. Icyo bita defensive measures ari kandi turi mu gihugu gifite demokarasi. Buretse turi mu gihugu gifite demokarasi cyemerera buri wese kuvuga akamuri ku mutima. Iyo urenze imbago ufite dufite abasore hano n'inkumi. Iyo urenze imbago nta bya defensive, bo baraza bakakubaza bati hariya wari ugamije iki? Yego, uyu Kasuku ibyo yivuze byose, ibyo bintu bya defensive measures rero kuzana iyo ni iterabwoba mu bantu, sibyo? Kandi watangiye kuzana iterabwoba ryo kuvuga ngo ufite defensive measures, nta n'impamvu yo kugana RIB. Reka mubwiye ikintu kuri bino. Wakabaye wicara izo defensive measures zawe zikagufasha zikanaguproteja. Defensive measures ni uburyo ni ubwirinzi, ni ingamba z'ubwirinzi. None se muri RIB nzi ko yego no muri RIB barinda ubusugire bw'umuturage n'ubusugire n'ibintu nk'ibyo, sibyo? Bashobora kuvuga bati sigaho, ariko muri RIB nzi ko bazigenza ibyaha. Ariko ntabwo RIB turiha akazi, RIB bagenza ibyaha. None se ni gute ushobora gushyiraho ubwirinzi ku giti cyawe ugasaba na RIB yuko ukavuga ati nibitagenda gutyo ndakora ibi? Icyo gihe rero ntabwo waba wizeye. Reka rero nze nkubwire, uyu nguyu Chita nyuma yo kuvuze ngo ndashyiraho defensive measures mu gihe Kasuku arenze kuri ibi, yamwumvishe ko izo defensive measures amaze kuzishyiraho. Uwo bita Kasuku yanditse ati uburemere bw'iryo jambo ntabwo urabyumva neza. Uburemere bw'iryo jambo mu kizo defensive measures, ubundi defensive measures bivuga ngo ni rengarenga nkumene. Yego, bisobanura ngo wowe you intervene in the action, urigira mu gikorwa. Ntabwo uri gutegereza urwego waregeye, kuko ntabwo Chita afite uburenganzira bwo gushyiraho defensive measures, ahubwo urwego yaregeye koko rufite uburenganzira n'ubushobozi bwo kumuproteja, sibyo? Yego. Rero uyu uvuze ngo shyizeho rengarenga nkumene, biba bisobanura ngo uwo muntu ushyizeho rengarenga mu nkumene aramutse arenze uwo murongo wamumena. Icyo gihe urihaniye. Turi buze kubihuza na ntuzahise ashyiraho ngo njyewe isaha n'isaha nanakwiyahura. Kasuku nawe waporodinze icyo kintu, bisobanura ngo birashoboka ko yatewe ubwoba mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Biracyari mu rwego rw'urwego cyangwa habayeho. Kasuku yavuye live nimugoroba adasezeye, wabibonye? Nabibonye.
sinzi umuntu amuhamagaye ahita akupa bihurirana arangije ahita posting bihurirana na defensive measures yagize gute yazashyizweho ariko basha hari amagambo muzajya mukoresha anabakorera Kasuku ati ntihagire umamagara cyangwa anyandikire igihugu genzi ko aricyo gishyiraho ibyo bintu kivuga kiti twe dushyizeho ubwirinzi wongera ni rengarenga nkumene wowe urabwira umuntu ngo rengarenga nkumene urinde uri igiki nimba ubangamiwe sanga urwego rugufasha nk'umuturarwanda wari we wese urumva ufite uburenganzira bwo gupuretejwa n'igihugu n'inzego zikireberera sibyo ariko wowe utangiye kwishyiriraho ibyawe biba bisobanura kubona ko warenze inzego ubushobozi yego urihagije none ribo wayigiyemo gukora iki ndabona ni ibibazo urumva ko narindi kureba nimba Kasuku nyuma yo gupostinga biriya ikindi kintu ngiye gushyiraho kuri posti nta kintu nshyize ariko kuri story ariko nta postinze ikigaragara cyo no kwenda agihari ari muzima ubwa mbere tubonye kuri social media hari abaterwa ubwoba ngo nimudaceceka turakora ibintu biriya twarabibonye mu minsi yashize yego turaza no kubikomozaho tugire tuti hari ikiganiro uyu Chita Magic yakoze ejo bundi mu kiganiro yakoze ari nabwo yibutsaga uyu Kasuku yagize ati reka mbahereze urugero uyu mu minsi ashize ngo bita Pastor Mutesi ngo yaganye ikigo cyitwa ikigo cya Ndera wenda reka tuzabikoreye ikiganiro ubwabyo ngo ni ikigo cy'ishami rya Ndera bitewe n'ibintu bimuberaho kuri social media gusa icyo cyo tutaranakirengaho uyu mubyeyi n'imbaraga nyari ahantu Imana imumugisha sindi buze gukuraho ko yakomeretse abantu baramukomerekeje pe yego reka tuzabiganiraho ubutaha tuzabikora ikiganiro cyabyo cyihariye kibazo ukuntu Pastor Mutesi yagiye Indera akurikije bino bamukozeho reka ntabwo abantu bose bajya Indera tukavugaho gatoya abantu batagishyiraho misunderstanding bakabitwara mu buryo bumwe bakatuvuga ibyo tutavuze iyo umuntu wese avuze ngo naganye Indera baba bumva ko wagize ikibazo cyo mu mutwe abantu benshi twita uburwayi bwo mu mutwe abantu benshi tuzi nko gusara sibyo ariko uburwayi bwo mu mutwe bushobora kujyana umuntu Indera ni bwinshi n'ihungabana ryajyana umuntu Indera ryo gushaka umuterapist umuntu ukuganiriza ibi rega tuzabikorera ikiganiro cyihariye ariko kuba Mutesi yashaka umuterapist ubwo yaratinze reka tuzabikorera ikiganiro tureke kukinjiramo cyane yego none twikomereze tunasoreza kuri izi defensive measure uyu nguyu Chita yashyize oya nakoreho defensive measures nimba nazikuraho Kasuku araza kumutuka cyane iyo waganye urwego ruriya rwego rurihagije izindi defensive measures zikanga tuza gutanga abantu hano gutera ubwoba kura mu nzira reka urwego rukora ibyarwo ntabwo rurenganya ariko basha ariko reka nkubwire Imana y'umugisha igihugu cy'u Rwanda n'abayobozi bacyo nabonye ahantu buri wese nta byayica uzi ico ndico nabibaye nimba ukase utya barakugarura gutya sibyo ibyo bintu byo gutanya ngo defensive measures nase niba washyize defensive measures ugiye muri ribu ukora iki kora ibyo ubwayo ibyo ntibigorora utiri usakuza Imana ibahe umugisha Imana ibahereza umugisha mwakoze cyane twihanganishe Kasuku twabonye ko yavuze ngo ashobora kwiyahura nasezerano ku bantu biwe bro turagukeneye ubwo nasezera cyangwa se niyahura ubwo nyine yiyahura neza turaza gutekereza defensive measures so rero reka dushimire mwe mwarimo dukurikiye tubitsa ko wowe uri mu nzu uhenze ntabwo aba mu nzu nziza ariko woga amazi akonje urabizi ko turi no mu bihe bigoye n'iki mu bihe by'ubukonje ushaka amazi koga amazi ashyushye turagufasha tuguhereza icyuma kizajya kigufasha bishyushya amazi kubaho ufite amazi ashyushye iki cyuma ni sora ni Panasonic ntabwo ari ngombwa kugicomeka ngo kigutware umuriro wo mu abantu nabonye bakomeje kumbaza bijyanye n'intuza na bambaza ngo se bishobora gucana reka mbisobanure abantu nabonye babihuza iki cyuma gitandukanye n'imirasire y'izuba icana amashanyarazi bisanzwe
ab'amashanyarazi bakoresha amashanyarazi muzatugane muduhe iyo ntuza tubamamarize kuko nabonye hari abantu benshi batubaza kuri ibi bintu muzatugane tubamamarize ariko twebwe ibyo dufite hano ni ibijyanye no gushyushya amazi koga ni icyuma gishyushya amazi yo koga gikoresheje imirasire y'izuba ntabwo gicana amashanyarazi mu nzu gusa umwihariko gifite ni uko gifite paratonere uriya murindankuba iyo wageze ku nzu yawe ni ukuvuga ngo uri na safe yego nimero ni ya yindi ni 0788 359 cyangwa kuri 0782007152 reka tubifurize kugubwa neza aho muri mwese murakoze. nta muntu n'umwe kuri iyi si wahiga mwarimu Kerema. Reka mbabwize ukuri, nari nibagiye kubaha aya makuru meza kuko mwarimu Kerema niwe mwarimu wenyine mu Rwanda no hanze yarwo ushobora kuba yakwigisha ku bintu bijyanye no gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga, ubwo ndavuga perimi, ukaba utarata amafaranga watanze uyishyura rimwe gusa kandi wishyura arukumajije kugira gute kubona perimi yawe. Urumva uyu mugabo ni umuhanga, ariyizeye. Umuntu ukubwira ngo jewe ndakwigisha nutabona perimi ntuzanyishyure, urumva uyu mugabo atari umuhanga mw'abantu mwe. Reka mbabwire, kwiga kwa mwarimu Kerema ni gukora booking, kubera ko ntago ajya yakira abanyeshuri benshi bazamugora kugira ngo agenda bigishe igihe gito cyangwa se abigishe nabi bazatsindwe. Ukora booking akakira abanyeshuri bake mu gihe runaka, warangiza akazabigisha neza bagatahana perimi insinzi gusa, akakira n'abandi gutyo na gutyo. Kora rero booking ubashe kuza mu b'imbere, uhamagara kuri nimero ye ngiye kuyishyiraho hasi ku kiganiro, hanyuma cyangwa se ukabasanga aho bakorera ku Nyamirambo hafi na Tapis Rouge ku cyapa cya taxi zijya Kimisagara na Nyabugogo. Rero uyu mugabo ni umuhanga cyane, ni inararibonye mu bikorwa bye byo kwigisha gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga, ni nyambere cyane. Mwarimu Kerema hejuru cyane, hejuru cyane, hejuru cyane. Reka rero tumugane kugira ngo tutakomeza gutsindwa, komeza gutanga amafaranga ya buri munsi. Umunsi watanze amafaranga uratsinzwe, ejo ugiye handi uratanze uratsinzwe. Ibi bintu bitesha n'umuntu umutwe akumva aranabihaze. Ariko iyo uvuze uti ngiye ahantu ndi siri neza ko ndi bukorere uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga, hanyuma umunota umwe nkahita ntahana intsinzi yanjye, nta handi rero aho ngaho ni kwa mwarimu Kerema. Ni Nyamirambo hafi no kuri Tapis Rouge ku cyapa cya taxi zitwara abantu Kimisagara na Nyabugogo. Hanyuma ukaba wabagana ugakora booking, nawe ukiga mu b'imbere mu gihe gito cyane, ukabutahanye agapapuro kawe. Nanjye mvuze ngo agapapuro ni agakarita we. Ni muri gahunda ya tunga perimi munyarwanda, nta handi wayisanga, ni kwa mwarimu Kerema niho honyine.